abantu badukurikiye babumva ubuzima bwagize ahangaha Mutambyi ni urugero rwiza. Yego. Burangani ngabo hano uri amamodoka arasohora amazi arasohora cyane. Ari n'umumama twasenganaga yari yarakubiswe ku rwego rwo hejuru. Urugero rwa mbere yari yarafashe amafaranga muri banki birangira banki ishe kumutereza. Noneho kubera ubuzima umugabo bashaka baratana, umumama aragenda aribana, aragenda arakubitwa agera ku rwego rwo kubura na bodaboda zo kwambara. Yaraje turasengana, Imana ikora ibitangaza. Ubu none atuvugana ari mu nzu y'Imana yamutabaye. Njaka kukubwira rero umuntu wese ku kibazo ariko aho ngaho Imana ntihanacisha ivuga tereka muhereze matera. Ni ukuvuga ngo isa y'Imana yitaragera nta kintu wakora na kimwe, ariko nanjye yarageze Imana irantabara. Rero umuntu wese uri bwumve iki kiganiro yumve ko ndahando nawe Imana itakura umuntu, none bishobora n'ababakobwa. Ariko rero wundi mu mugisha Imana itanga, yego, abantu babyumve neza. Mu mugisha Imana itanga abantu bankurikiye babyumve neza. Umugisha wa mbere utindi yose ni urubyaro. Ni urubyaro cyane. Mu mugisha Imana itanga umugisha utindi yose ni urubyaro. No mpamvu ngenda ngiye nkicara cyangwa se n'abandi mu kiganiro nkahita mpagarika n'ikiganiro nkaba nabwiye umuntu ati reka tubanze dusangire abantu badafite urubyaro. Yego. Kugira ngo Imana bakore icyo kintu ibaho urubyaro. Yego. Yego. Icyo rwose tugomba gusenga buri mwe wese ufite ikibazo akiyumvamo ngo Imana yandabaye nawe izamutabara, akagira ibyiringiro no kwizera. Ndaha Imana itakura umuntu. Ngiye maze iminsi ndi kugendana ijambo rivuga ngo turebe twumva ariko nanone tuniki. Yego. Sibyo? Yego. Urumva? Yego. Hari nk'umuntu ushaka kuhita yibaza nawe muri situation nk'iyawe. Yego. Wowe amaze imyaka 5 ariko ari weje bundi duhetse kuvuga nambye ati David ati tekeza ko mbonye umwana maze imyaka 20. Amaboko y'abateye ubwoba. Amina. Haravuze ngo nzakurokora ngo uvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Imana ivuganye nawe ko igiye kuzagukiza amaboko y'abanyabyaha, izakurokora amaboko y'abateye ubwoba. Wowe uhangayitse, wowe uhuye n'ibibazo, wowe ufite intimba, Imana ivuganye nawe yuko izakurokora mu maboko y'abanyabyaha. Aya maboko ateye ubwoba ntabwo azongera kukugeraho, nubwo umaze igihe kirekire cyane uri kwiriba warabuze uwakujugunya mu kidendezi. Ariko Imana ivuganye nawe ngo uyu mwanya Imana igukuyeho abarozi bakugenzaga, Imana igukuye mu maboko y'abanyabyaha. Ubwo nukuvuga ngo bwa bwoba nibushire. Imana yavuyemo, Yesu yavuye mu gituro, ivuganye nawe rero kigukurije aya maboko y'abanyabyaha. Bya bindi byaguhigaga, babandi bakuvuze, babandi baguporotikiye, Imana bagukuye imbere mu izina rya Yesu. Mu bubabare bwose waba uri nabwo, mu bugwayi bwose waba ufite, Imana ivuganye nawe. Gira kwizera, Imana Yes, ni by'agacukeshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ninjye mugiye kora muri kiganiro nkanakiura. Ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umukozi w'Imana, umuntu w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Kiruta byose akunda Imana n'abantu. Niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Nkuko nabibasezeranyije nababwiye ko ngewe David gukurikira umwami Yesu ari ibintu bitoroshye. Bagomba kugenda nkabashakira umunyamavuta, umuntu Imana hamagaye mu gihe nk'iki, umuntu dukeneye mu gihe nk'iki. Muri cyagiye abantu babuze icyizere ko nta bahanuzi bazima bakihari, ariko ngewe ndacyatembera nkibonera abahanuzi bakiri mu mwuka. Nashingira ku bahamya bw'abaturanyi, ku bantu bagiye asengera, ngavuga uyu muntu ngo nta impamvu yatuma ntaza kumuganiriza ngo mwereke n'abandi bantu bari kure. Iki ni igihe gikomeye. Ni cyagiye cy'abantu batakaje icyizere abahanuzi, ariko ndeka ndababwira ko muri iyi minsi abahanuzi baracyahari, nubwo mwe mubona ko abahanuzi batakihari, ariko abahanuzi baracyahari bahanura ibintu bigasohora, abantu baracyahari basengera indwara zigakira. Abantu bavuga ngo Imana ntigikora ibitangaza. Uyu munsi wa none iracyakora ibitangaza. Niyo mpamvu tuje kuvuga ku mirimo n'ibitangaza kuri uyu munsi n'uyu muhanuzi muri kubona hano imbere yanyu, kuko ni umuntu Imana yagiye ikoresha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nshingiye ku bahamya nagiye mwumvaho, nubwo mubona tuje cyane, ariko Imana imurimo yo ni ngari, ni nini, ni ndende, mu buryo bwose ibera hose icyarimwe. Hanyuma rero ntago turi twenyine, turi kumwe na Ndi Umukristo TV. Bivuze ngo novuga butumwa muraza kurikurikira kuri Ndi Umukristo TV ndetse no kuri Gonarike Plus. Hanyuma muntu w'Imana ndakwakiriye. Murakoze. Natinze cyane. Ya ntacyo wagerageje. Nagerageje. Hanyuma rero reka tugusabe ubanze dushyira imbere y'Imana kugira ngo tuze gutangira ikiganiro cyacu twiragije Imana, cyane ko iyo nabonye tutanye ikiganiro tudasenze hari igihe Satani twinjirira twavuga amagambo twe twihimbaza, ntituvuga amagambo y'Imana, ariko Imana twayibanje imbere irazi katuyobora kandi gasiga igikundiro kuri twebwe ndetse no ku bantu badukurikiye bagatangira kubona ineza y'Imana. Niyo mpamvu ngusabye ngo banze udushyira imbere y'Imana. Nibyo abadukurikiye baraza guca bugufi dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Nyagasani Imana ishobora byose,
uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ituyahirengeye, izina ryawe ryera ryubahwe. Ndasengera buri umwe wese ushavuye ufite ibigeragezo n'ibibazo kugira ngo uri bwumve ikiganiro uyu munsi kigiraho kimukura kandi kimukize kimuhereze kwizera, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Urakoze rero buri umwe wese uri bucyumve ahabwe imbaraga, kandi Imana ndasenze mu izina rya Yesu ngo kirogoya wese watera muri kiganiro akugweho. Duhamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Hanyuma reka banze ntange itangazo mu muntu w'Imana mbere kugira ngo dutangire. Ku bantu badukurikiye nicaye mu karere ka Rubavu, none nasanze umuvuga butumwa cyangwa se umuhanuzi wacu uyu munsi. Ku bantu bambye nkunda abahanuzi, nibyo ndabakunda pe simbihakana, ngiye nkunda abahanuzi. Nkunda abahanuzi kandi kuri rwa rwego rwo hejuru, sinzi ukuntu mwabyumva. Nkunda abahanuzi n'abavuga butumwa, mbese umuntu uzuvuga Imana wese ndamukunda, kandi nawe naho uri niba uvuga Imana ukwiye kumpamagara rwose tukaza tukivugira Imana, cyane cyane ko muri iyi si tugomba gushaka imirimo izaduherekeza. Hanyuma ku muntu dukurikiye, iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi w'Imana, ku bantu bifuza gusengana nawe ndamubwira akatubwira nimero yiwe mu kiganiro iyo kiri kugana ku musozo. Bivuze ngo usabwa gukurikira kino kiganiro ukagisoza kugira ngo uze kumva nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe. Hari abantu bajya bampamagara bakambura, ariko umukozi w'Imana niko kazi Imana yamuhaye kandi nibyo ashinzwe hano ku isi. Niyo mpamvu Imana yamuhaye impano zikomeye, impano zo gukiza kugira ngo ajye asengera abantu byabo bisubizwe. Ikindi, niba ugenda ukunda ibiganiro byacu tukigezaho buri munsi, uba ugomba gukora subscribe kuri Ndi Mukristo TV ndetse no kuri Gonareke Plus kugira ngo tukomeze tube umuryango mugari. Ariko nanone niba ufite inshuti yawe wifuriza ibyiza, wumva yagerwaho n'ibyiza, ukunda cyane, wumva yakumva Imana bundi bushyashya, wamusangiza kino kiganiro cyangwa se ukakimusharinga kugira ngo nawe agerwaho n'ibyiza. Nawe niba ari umuntu agushariza kino kiganiro cyangwa se wakigusangije, uwo muntu ni umuntu ugukunda kandi abakwifuriza ibyiza, ashaka ko wakumva amagambo meza y'ihumure, cyane ko umuntu uri buze kwizama kino kiganiro araza kubona ineza y'Imana. Ikindi ku bantu bari kumva ndi kuvuga gutya, ntago ariko bisanzwe, ahubwo narwaye utuntu tw'utugira ipa, ariko nizeye Imana kiri buze kudukiza. Abantu bari kuze kumva ijwi ryanjye ritameze neza, ku bantu basanzwe bankurikira ntimutekereze ko ari ibintu bikomeye, oya nuko narwaye, ariko nutugira ipe gusa, biraza gukira, nizeye Imana kiri buze kudukiza. Ejo nkazaba mvuga neza cyangwa se ejo bundi, ariko inkunga ngasubirana ijwi ryanjye bya mbere. Hanyuma rero muntu w'Imana ndakwakiriye. Murakoze. Ndimo ndatanga amatangazo. Turabishimiye rwose. Hano ku Gisenyi mumeze mute? Turashima Umwami Yesu. Muturusha iki hano ku Gisenyi? Cyambere turi amahoro, urabona ko n'akazuba kari kuva. Ukoresha ka microphone neza. Urashaka ko aribwo bwa mbere, ariko mana we, ari ukuntu nge niyakira umukozi w'Imana ngumva ndanezerewe. None yari umuntu mushyashya utamenyera bino bintu, cyane cyane y'abantu babonye ari umuntu mushyashya, bavuga ati reka twumve nawe ikintu kimuvamo. Bro, witegura hano uri ku ahantu hagari, koresha ka microphone neza. Nta kibazo. Hanyuma rero kadutangire twibwira abantu badukurikiye. Yego. Imana ishimwe, amazina ngene Bagorwa n'ubusa Eric, iby'umwuka ni mutambye. Bagorwa n'ubusa. Ariko abakira bari bazi kwita amazina. Bagorwa n'ubusa. Ubwo abanzi cyangwa abeza? Ko nabanzi. Yego, bagorwa n'ubusa we. Ni izina rwose. Ibyo ni izina. Cyane. Akabakira n'abantu beza we. Bari bazi kwita amazina. Bari bazi kwita cyane. Bagorwa n'ubusa. Bivuze nk'icyo gihe wavutse mu gihe? Navutse mu gihe kibi cyane, mama yari yarabuze urubyaro. Agiye kumbyara abanyisi iryo zina. Ubwo abarozi be baramuzengereje. N'abarozi bari baramuzengereje, ariko Imana imaze kongera ku isi, aravuga ati bagogwaraga n'ubusa. Wavutse uri kinege? Oya. Ako wavutse muri bya bihe biba bikomeye. Muri bya bihe biba bikomeye cyane. Avuga ati se buriya koko. Buriya nanjye mfite mukuru wanjye, twavuze turi abahungu babiri. Ariko buryo mama yabyayemo mukuru wanjye. Cyari cyagihe yakeneye umwana w'umuhungu. Yakeneye umwana w'umuhungu kabisa. Nibyo rwose. Akeneye umwana w'umuhungu ku buryo iyo atamubona bye no kumusenyera cyane. Abakera bari bazi kwitegereza. Abakera rero bari bazi kwita amazina. Reka tubashime tubabwira ati salute bantu bakera mwitaga amazina Bagorwa n'ubusa. Turi kuganira hano. Ariko ubu ngubu ntekereza ko nta muntu wakwita iryo zina umwana we. Yego. Ubu ngubu byarahindutse. Tusigaye tugenda turi abakarabo bakeza n'abandi. Yego. Hanyuma rero tugoye kazi na karibu hano kugira ngo tukore ku muryango mugari. Ngewe nitwa David, mwana ari kubwiye. Hanyuma hano umeze ute? Ndashima Imana, ndakomeye nta kibazo, Imana iracyandinze. Nahoze mvuga ngo babona nk'umuntu utuje, ariko Imana kurimo ni ngari, ni ndende, ni nini, mu buryo bwose Imana ibera hose icyarimwe. Ubyumva ute? Oya, ni ngari cyane, ntago byoroshye mbese ingoresha. Koresha ka microphone nga gutya. Nibwo bwa mbere uje. Imana ndimo gose irakomeye cyane, iravuga. Hanyuma iyo wumvise nk'abantu bari kugutangira ubuhamya, umukozi w'Imana, wowe byakira ute?
mbona ukuvuga ngo iyo umuntu anangiye ubuhamya ubundi icya mbere ni imbuto. Iyo weze imbuto ukagenda ufasha abantu bagutangira ubuhamya hirya no hino bavuga ngo uriya muntu kabisa ari mu mwuka w'Imana, nanjye ubwanjye bindushaho kuvuga ati wasa Imana iranze. Ntari igihe abantu bashaka kukuvuga nk'ikintu kumva wowe uritinye, kumvuga ikintu urugero kumva wowe uritinye kuvuga ati se bintu koko Imana irabinkoresha. Ubundi ni ukuvuga ngo umwuka wera Bibiliya ibivugaho, yigeze ibwira Yesu yigeze abwira abigishwa aravuga ngo icyaba cyiza nuko nabakugwamo ariko nzabasigira umwuka wera. Uwo mwuka wera naza niwe uzabayobora, muzabasha gukora ibyo ndabashije kugukora. Ubwo rero nanjye iyo baje kubivuga ndagenda ngiherana n'Imana gavuga ati Imana uhabwe icyubahiro kubera ko mu gihe ngiki ngifite abantu banyemera. Urumva hari ukuntu umuntu avuga nk'ikintu sibyo nawe yakwira bakareba ibiro bye akareba ukuntu areshya akareba haturuka hakurya iyo ngiyo Rodebar hazi wabo kwande kwa Makiri aho ngaho ureba ahantu waturutse ukareba n'ahantu ugeze n'ibintu bari kukuvugaho rimwe na rimwe ukagira nk'ubwoba ukikanga ukavuga ati se hari umpetse kuganira nawe muvuga ko abantu barimo kumuvuga ahita avuga ati se wasanga Imana iri kunyeza agiye gupfa. Umunyabugingo nahajya umunyabugingo gusa barabivuga ukumva kajemo gakeya ariko wakongera ukajya gusenga Imana ikakubwira ngo umwana wanjye humura. Kandi buri hari ikintu nabonye uburya nk'Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza byinshi vuba vuba. Hari igihe biri kuvuga ati ibyo uyu muntu namugeneye kazakora hano ku isi bisoze vuba mu cyure urugendo rwe rurangira. Nabyo bibaho cyane ariko icyambere ni ubugingo. Bajya bihuza bati nk'amasezerano yawe yose ari gusohora Imana itari kugwaheza yandi uburyo bigiye kukucyura vuba kugira ngo birangire kugenda mideni. Nta muntu n'umwe Imana izagenda mideni, burana igihe cye kiba cyageze. Mbira ngo ni Imana iri kugweza amasezerano gutya ibiri kukurindira muri amasezerano. Yes ubundi umuntu w'umumaro ntabwo Imana yemera ko atambuka, ahubwo we iramurinda kugira ngo agende yomora ibikomere by'abandi. Noneho yazagera igihe cyo kuba yateshuka Imana ikavuga ngo ngwino ndaguhamagaye akigendera. Ariko Yesu njya nibaza nk'abantu batakumenya, murebe uyu mukozi w'Imana twakiriye mumurebe kunda agaragara nta neza y'Imana mumubonaho. Yameze neza nta kibazo Imana yarantabaye nta neza y'Imana imugaragara mumurebe kunda agaragara yambaye neza isaha nziza zamaka gatoki gutya yakoze ibikomeye cyane burana ni ibintu bikomeye bitarondoreka. Agatoki ngo kazamure neza gutya dore nkaka rwose murabona ko ndi umugabo hari ibyo Imana iba yarasobanuye. Mfite umudamu n'abana babiri kandi n'abana basa na se murabibona. Ongera ko kantu ngo basa na se ubwo badasa nawe ntago byashoboka kubera imihangayiko nahuye nayo. Naravuze ngo Mana uzamba abana basa nanjye. Imana yarabikoze. Hari umuntu ashobora kuvuga ngo imihangayiko akahita yibaza ati se umuvandimwe ni imihangayiko yahuye nayo ukabivuga no ukuntu bibivuga hari ukuntu bihereza uburemere mu buryo bivuze. None nkatwe nk'abantu tuba tugukurikiye nanjye uri hano uganire nawe ubwa mbere bishobora kwita bintera amatsiko avuga ariko umuvandimwe niye mihangayiko cyane cyane ko tuzi ko ngo nta muntu Imana ikoresha itamucishe ku ikosi. Tuzi icyo kintu niba ukizi yego nta muntu Imana ikoresha itamucishe ku ikosi. Tumara amatsiko murakoze nk'imihangayiko naba narahuye nayo kuba narise n'umwana cyangwa se ngaba navuga ngo Mana uzamba abana basa nanjye. Ngishaka umugore natinze kubyara mbwira Imana ngo Mana nuramukumbaye umwana nzagushima. Ubwo nabaye ngabura hamwe ajya gutamba Isaka. Ubwo rero nabisabaga Imana rero mu gihe cy'imyaka igera muri 5 nari ndarabona umwana maze kumubona ndavuga ati Imana uzambereze kabisa abana basa nanjye kugira ngo batazavuga ati arahane hano twashuguritse rwose. Ubu abana banjye bose turasa ni abana b'abakobwa. Ariko rero wundi mu mugisha Imana itanga abantu babyumve neza. Mu mugisha Imana itanga abantu bankurikiye babyumve neza. Umugisha wa mbere utindi yose ni urubyaro cyane. Mu mugisha Imana itanga umugisha utindi yose ni urubyaro. No mpamvu ngenda ngiye nkicara cyangwa se n'abandi mu kiganiro nkahita mpagarika n'ikiganiro nkaba nabwiye umuntu ati reka tubanze dusangire abantu badafite urubyaro kugira ngo Imana bakore icyo kintu ibaho urubyaro. Icyo rwose tugomba gusenga buri mwe wese ufite ikibazo akiyumvamo ngo Imana yandabaye nawe izamutabara akagira ibyiringiro no kwizera. Ndaha Imana itakura umuntu
ngiye maze iminsi ndi kugendana ijambo rivuga ngo turebe twumva ariko nanone tuniki. Yego. Sibyo? Yego. Urumva? Yego. Hari nk'umuntu ushaka kuhita yibaza nawe uri muri situation nk'iyawe. Yego. Wowe amaze imyaka 5. Ariko ari weje ubundi duhetse kuvuga nambye ati David ati tekereza ko mbonye umwana maze imyaka 20. Mbana n'umugabo tubana mu nzu nk'umugabo n'umugore. Yego. Ajishobone yarampamagaye pe. Yampamagara ambye ati David Imana yakoze bitangaza. Hari n'undi muhanuzi nigeze kuganira nawe ambwira uhamya bw'umumere. Nanjye ubwanye nageze nyuma ndanamuhamagara. Wabyaye afite imyaka niba ari 50 niba ari 4. Yego. Ni ikintu kidashoboka. Mu buryo bwa siyansi ya siyansi abantu twizera hano ku isi. Mu buryo bwa siyansi icyo kintu ntabwo gishoboka. Yego. Sinzi niba siyansi uri kubyumva. Ndi kubyumva cyane. Ngewe mbwira muri icyo gihe wari muri condition wasenze Imana. Uri umuhanuzi, urakijijwe. Umugore wawe arakijijwe. Uri muri condition, uri muri bihe. Ngo urakoze udafite umwana, wumva gumeze ute? David, uriya nuko ura ibintu umuntu abe yabiciye hejuru, ariko byarabigoranye cyane. Urugero rwa mbere ngiye kuvuga, ngiza na madamu, namuterese ndawacu nagiraga mbese nagiraga ababyeyi ariko badashobotse. Kubera ko nge nago nize. Ariko ngiye gutereta madamu ageze mu rugo ababyeyi badashobotse ari ukuntu uvukira ahantu no kurya kabara amakata no kurya kabara amakata urya ku mibare izamo ibihekane abo bantu barimo kabisa ariko ngiye kuzana madamu ageze mu rugo arebye ubuzima mbayeho yicuza n'impamvu yashatse arabyicuza icyambere nakoreraga Imana ndamatora nagiraga ndabujyamo nagiraga naninirariraga ku ikarito kino gikarito cyo hasi ikarito ino dushyiramo ibintu byacu wenda tugiye nk'ahantu runaka niyo nasasaga rwose cyangwa nk'ino karito dukuramo televiziyo ibyo rwose nibyo nasasaga no bintu byo bakoresha mu maduka yes ibyo nibyo nasasaga nkajyama umwaka wa mbere urashira 2 irashira 3 irashira madame arihangana rero bigera igihe nawe ubuzima burambirwa aravuga ati menya Imana ukorera menya sinzi uko bimeze ntago yigeze uvugana n'Imana uko yavugaga buriye oya buriya Imana yaravugaga ahubwo ikamwe ngo nzakugirira neza none yavuga ngo nzakugirira neza nabibwira madamu yakurikiza n'igihe harimo akavuga ngo ntago bishoboka ariko nge ngagumya ngasenga ngagumya ngizera Imana rero David ndatinze Imana yangoreye ibitangaza kuva njyamye kuri matora n'uyu mwaka umwe gusa mu myaka 9 marage n'umugore aho ngaho ushobora kubona tubeshya bya bintu by'abarokore ntabwo mbabeshya ibihamya birahari ngenda kureba yego nge ngikubona bwa mbere nakonye neza y'Imana yego uko ugaragara mu maso yego uko wambaye karuvati yego uko wambaye isaha yego inkweto wambaye hasi yego hari ukuntu umuntu ashobora kuba yadukurikira akavuga ati umwaka umwe uyu muntu umwaka umwe Imana yabibikoze gutya mu mwaka umwe kuko nabyo biri misomo ryinshi imisomo rikomeye sibyo tubwire neza koko ni umwaka umwe mbo nukuvuga ngo David iyi Imana ikoze ibitangaza irarikira n'abantu suko ndabanaga n'abantu bakomeye suko ndabanaga n'abantu bashoboka ariko igihe cy'Imana yo kigeze Imana irakora maze umwaka uyu umwe wa 2025 ariho njyamye kuri matora ariko ujyamye kuri matora umanye n'umugore w'imyaka ingahe ubwo tumaranye imyaka 9 imyaka 9 ubwo muri 5 yose nayimaze njyama hasi uwo mugore arakwihanganira yari yaranyihanganiye madamu wanyiga muhumuriza yararize bigerigeno n'amarira garahanagurika afata inza nawe turasengana nawe arasenga rizera aravuga ati byacu Imana izabikora David kwizera ni ibisazi twarizeraga cyane Imana irabikora rwose mbwira hari nk'abantu bashaka kuhita babyumva bakavuga ati ko ari umuhanuzi abo wasengeraga bagasubizwa bo byagendaga gute bo nukuvuga David abona sengeraga hari igihe kigera ugaceceka ukabibya utabibwira abantu ugaceceka ugatumbira Imana ukaza ngo Imana irakoze rwose irakoze igitangaza igakoreka hari abo twasengeye bamwe bama muri Canada za Amerika bamwe bajya muri za Australia za hehe hose ariko muri abo bose Imana ikaba yarabahishiye ariko ajyanye Imana iraceceka ariko igihe kigeze cy'Imana ngiye kumva nuva umuntu aramamagaye tingwe nufate matera hari nk'abantu ako sinzi impamvu abantu batizera we sinzi ikibazo akuntu nimo ndabitekereza nkabura uburyo mbikubwira sinzi buriya sinzi kuntu usengera abantu Imana ikaguceceka ikavuga ati genda ikigera nzabikora kandi ukagenda ugasengera abantu bigakunda cyane rwose ugomba gusenga nta nicyo witayeho kubera ko icyambere yuri kumwe n'umwami Imana
ari we ukuyoboye nta kibazo ugira. Ashimwe Yesu ko ntakoranye nawe ikiganiro cya mbere nta matera ufite, kuko wenda dukorana nta matera ufite nawe kuyigusabira, ariko hashimwe Yesu wabikoze. Oya ndayifite imeze neza rwose. Hashimwe Yesu ufite nta kintu na kimwe ufite, nta kibazo ufite pe, nta kibazo na kimwe mfite. Umwaka umwe. Reka tubanze dushimire na madamu wawe kuko ni intwari. Abagore nk'aba ntabwo. Madamu yambereye intwari. Umuntu wese ufite ikibazo uri kunkurikirana iyi saha wizere yuko ndahantu na hamwe Imana itakura umuntu. Nukuri Imana yarantabaye, yatabaye madamu, byari bikomeye ndi kubona urugo rusenyutse, ariko Imana iranyubakira irambwira ngo mwana wanjye humura nzabana nawe. Iryo jambo narigendeyeho imyaka 5. Ubu ngubwiye ngo maze umwaka ariho njyamye kuri matera. Uyu mwaka yego n'abana babiri. Ubwo urumva twaragangikaga abana mu gitondo ibijyanye bikabyuka byabarumaguye buri gihe cyose bahura n'ingwara, ariko none atuvugana bya bijyanye byaragiye. Ariko hari ikintu tuvuga nyine tukaba mu bintu ngo Imana izakugirira neza, ikakugirira neza ukamara imyaka myinshi uri mu butayu, ariko umwaka umwe Imana yaza ikazije. Buriya ni ukuvuga ngo isezerano ry'Imana iyo iri guhaye ukaribagarira ntabwo Imana yakujyamo ideni, rirasohora uko byagenda kose. Ahubwo ikintu ngiye kwibaza nk'abantu badukurikiye wahanuriye bakubona bakabona nk'umuntu ugaragara neza, buriya baricira urubanza, ariko nimwicira urubanza cyari igihe cy'Imana, kandi Imana sibyo se? Yego. Ntagire umuntu wicira urubanza rwose, kuko ndabizera arimo baradukurikiye. Niba wavuze Canada mfite abantu benshi. Yego. Uraza kubibona se, bashobora bari buze kugukurikira bakahita bavuga ati yo disi njye cyagiye adusengeraga harimo uradukurikiye base cyane rwose. Ubundi David hari ikintu njya ngo ndakubwira abantu, iyo Imana igukoresha iguhereza ibintu bitaratuma uyivaho, ikagoreza dukeya turatuma uyubaha. Oya ngikuraho ikikwica igasiga igituma usenga. Urakoze. Icyo nacyo rwose yagikora. Mu minsi ngengena n'abantu akantu bagera bakavuga ngo ati aka nagasigaranye tu byanga byakunda, buri Imana ikuraho igituma upfa igasigana igituma usenga. Rwose ibyo bintu narabibonye, kandi dutanze n'urugero rumwe kuri Aburahamu. Burahamu ngo Sara byageze igihe abwira Aburahamu, aramubwira ngo birashoboka ko Imana yaba yaratubeshye, fata uyu muja Hagari umutera inda, numara kumutera inda wenda azasigara azungura ibyacu. Burahamu rero agwa mu cyaha, kandi yari yaravuganye n'Imana. Ariko igihe kigeze nari n'umugore utumije umwaka, ariko igihe kigeze Imana iramubwira ngo Burahamu kugira nzoze isezerano ryawe nuko uyu mwana Ishimayeli wamukura mwa runo rugo na nyina, ubundi gasoza icyo navuganye nawe, kugira ngo Imana itange Isaka. Nuko Ishimayeli yavuye muri rwa rugo na yanshoreke Hagari, Imana ibonizana Isaka. Urumva rero ari igihe umuntu agira ibyiringiro byagera igihe bikamukamukamo, ariko ariho Imana ije gukora. Koresha ka mikrofone neza kuko amagambo uri kuvuga nayubwenge ariko Ishimayeli byagenze gutya ababyibuka neza, nayo Imana yamuvuze iravuga ati nzaguhindura ubwoko bukomeye, abantu bazagenda bajye gusoma birahari, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nubwo yavutse mu buryo butemewe, ariko Imana yari yaramuvuze gutya, ariko uvutse ku munyamugisha nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye cyane. Ubwo rero natwe turi abanyamugisha uko twaba turi kose. Cyakora muri ko gukorera Imana kwanjye narinze ubuhamya, ntago nabaye abamamyi ngabi iyi minsi, ntago nasayishije ubuhamya bwanjye, naraburinze kugeza na n'iyi saha. Hari n'umuntu ujya kubwiriza yareba ikibazo yasiziwe mu rugo, akareba abantu ari kubwiriza, akareba ukuntu bafashijwe, akahita avuga ati ese baramabwira ikibazo cyanjye, ntabwo wagiraga nk'ahantu wawe uri kubwiriza ukabata ese wababwira ikibazo cyanjye ntihahita mbaho gusa. David ako kantu ntago kabura, ariko hari igihe kigera ukihagararaho ukavuga ati ntago ngewe ndi bubwire umuntu ikintu cyanjye, reka niba berekwa nabo berekwe. None se muri iyo myaka yose suko ndabanaga n'abantu bakomeye, abadukurikiye bo mu Rwanda bo baranzi, hirya no hino turaziranye, nitwa Mutambyi barabizi, abantu bose bazi ko dukorera Imana, ariko Imana ibahisha amaso kugira ngo babone ikibazo kiri mu mutima wanjye. Rero Imana itakwisangiye ngo ukore ikintu ntabwo byakunda, ubwo ni ugutegereza imbabazi z'Imana. None se urubyibushye gutyo ni ukuvuga ngo ngewe mu gukorera Imana kwanjye ntabwo nigeze nanuka. Imana igindera akanopfu urabona ko bimeze neza. Ndashima Imana byari bikomeye. Hanyuma reka twitangire isomo hano ku bantu badukurikiye. Yego. Uvuze ibyo bintu urumva? Yego. Hari umuntu mu buzima nk'ubwo ngubwo. Yego. Hari abantu badukurikiye hano bumva ko ibyabo byarangiye. Yego. Kandi bakabona ntabwo babwira inshuti zabo zirabumvira ubusa. Kandi niba ari ikintu namaze kubona, kubwira umuntu wari wizeye akakumvira ubusa ntagufasha mu kibazo ufite. Yego. Nabyo ni bibi cyane. Biruta nuko wakwicecekera. Binarababaza cyane kugenda ukabwira umuntu wari umwizeye kumva kumviye ubusa. Rimwe na rimwe ukavuga ikibazo nk'icyo
noneho kumva noneho ikibazo tugiye kuvuga mu muco mwiza, umuntu ashobora guhita yibaza ati ese ni gute yabuze matera afite amaboko, yego, kandi bamenye kandi n'ishuri ry'Imana. Yego. Maze iminsi kugenda ni ikintu kivuga ngo ibitugeraho byose Imana iba yabyemeye ko bitugeraho cyane, kugira ngo mu minsi iri imbere tuzabone icyo tubwira abantu tunabigisha. Sasa rero hari abantu badukurikiye bafite ubuzima nk'ubwo, Yego. ni ikihe kintu wababwira? ikintu nababwira abantu bafite ubuzima ngubwo, nababwira ngo bagumye kwizera. Ubundi impano dukeneye twese niyo kwizera. Iyo twizeye tubona ibintu byinshi cyane. Ng'umuntu rero ungurikiranye ufite ikibazo nk'icyo, namubwira ngo fata impano yawe cyangwa se ufate kwizera kwawe, uguhuze n'icyo Imana yavuganye nawe, Imana izabisohoza. Kuko uru rugero rwiza rwo kugira ngo abantu bigireho, Yego, uru rugero rwiza kugira ngo abantu bafatire amasomo. yego, hari nk'umuntu Imana yabwiye ati nzakugirira neza, yego, akaba amaze imyaka myinshi. Yego. Nkawe kuba Imana iri kukugirira neza bitangiye mu mwaka umwe. yego. Mu mwaka umwe nubiza ntabwo wari utunze simate utagira matera. Nta telefone nagiraga akamatushe. Kugira ngo ndakubona ukuntu usengera abantu b'Imana. Yego, Cyangwa se naho uri gutume muvuga butumwa babona uburyo bakubona. yego. Uru rugero rwiza. Abantu badukurikiye babumva ubuzima bwagize. Ahangaha Mutambyi ni urugero rwiza. Yego. Burangire nk'abo hano amamodoka arasohora, amazu arasohora. Cyane ari n'umumama twasenganaga yari yarakubiswe ku rwego rwo hejuru. Urugero rwa mbere yari yarafashe amafaranga muri banki, birangira banki ishe kumutereza. Noneho kubera ubuzima umugabo bashaka baratana, umumama aragenda aribana, aragenda arakubitwa agera ku rwego rwo kubura na bodaboda zo kwambara. Yaraje turasengana, Imana ikora ibitangaza. Ubu none natuvugana ari mu nzu y'Imana yamutabaye. Njaka kukubwira rero umuntu wese ku kibazo, ariko aho ngaho Imana ntihanacisha ivuga atereka umuhereze matera. Ni ukuvuga ngo isa y'Imana yitaragera nta kintu wakora na kimwe, ariko nanjye yarageze, Imana irantabara. Rero umuntu wese uri bwumve iki kiganiro yumve ko ndahantu nawe Imana itakura umuntu. None bishobora kuba byanze ariko ejo bikemera. Hanyuma Mutambyi nahise mfata akazina ka Mutambyi. Bagorwa ubusa yo ntabwo ni Mutambyi. Iyo nayo nararirenze. Reka twivuge ku mirimo n'ibitangaza by'Imana yagiye ikora. Hanyuma Mutambyi, yego, nkango umuntu byagenze gutyo, umuntu waciye muri byinshi, umuntu Imana ikamugira umuhanuzi, iyo uhuye n'umuntu wasengeye ugasanga akiri mu butayu, kandi Imana yamuvuzeho ibintu bikomeye kandi byiza, wowe bigutwara igihe kingana iki ubitekerezaho, cyangwa se wowe bifata gute? Ni ukuvuga ngo iyo nsegeye umuntu ngasanga ari mu butayu, ngewe ikintu mufashe mubwira ko agomba kwizera. Noneho bikandushaho nanjye kuzamura avantage yo kuba nakongera kubaza Imana. Imana rero iyo nyibajije ikambwira ngo uriya muntu ndamwifitiye, ubwo nta kindi uba warenzaho, ubwo ni ukubiharira Imana. Icyo akora icyo nzi cyo, iyo duhuye nawe ndamubwira ati gira kwizera, iyi yatabaye abandi nawe zagutabara. Ni ukuri ni benshi Imana itabara cyane rwose. Ndamwizeza nkamubwira ati ihangane, ngamuzamukira umusozi, byaba ngombwa tukazamukana no gusenga, cyangwa se kagenda agafata amasengesho ngamusengera, ntajya kubona ngabona Imana yamutabaye. Wenda nivuga nko ku bantu baba bankurikiye, njye nkurikirwa n'abantu benshi. Yego. Kandi umuntu twaganiriye rwose, ikintu cya mbere mwibutsa iyo dusoje gukora ikiganiro, namubwira ati telefone yawe uze kuyicaginga igihe nzashyiraho ikiganiro, kuko hari igihe ngikora nka gutya ndi kugikora ubu ngubu, ariko gishobora kuhagira nk'ejo. Ati ikintu cya mbere kizakora ni ugucaginga telefone, kuko abantu biwanjye baba bafite ibibazo aba ari benshi. Hari igihe abantu baza barimo kugerageza Imana, abandi bakaza batagusuhuza bitewe n'ibibazo bafite, kuko abantu muri iyi minsi dufite ibibazo. Hari igihe uhamagara umukozi w'Imana nta kindi kintu ugiye kumubwira, kumva ijambo rimwe riri mu kanwa kawe, ni insengera. Yego, ni insengera, sibyo? Cyane rwose. Urabona nkawe nk'umuntu hari igihe bimwe bikucanganyikisha, abandi bakaza bameze nk'abari kugupinga kugira ngo wumve koko k'ibyo wavuze ari ukuri. Iyo uhuye n'imijugujugu z'abantu baza bagupinga kandi weho ubona ukorera Imana, ubyitwara muti? Ni ukuvuga ngo rero iyo tugendeye ku byanditswe na Yesu nawe yaranzwe muri bene se, baravuze ngo amaze guhumura iriya mbumyi, impumyi yaragiye ngo ijya mu muryango, baravuga ngo ninde waguhumuye? Aravuga ngo nahuye n'umugabo witwa Yesu arambumura, ariko abantu ntibabyemera. Baravuga ati uwo Yesu tuzi ko ari umunyabyaha, abuza abantu gusoresha amaturo, none bimeze bite? Aravuga ati rero ngewe icyo nzi nuko yambumuye, yatobye utwondo atunguzaho. Rero iyo duhuye n'imijugujugu imeze gutyo, natwe tugira kwihangana, kubera ko na Yesu yabinyuzemo. Tukihangana, twarangiza kwihangana, icyo akora ntabwo dutezuka gusenga, turagumya tugasenga, Imana ikazamutabara. Iyo usanze nk'umuntu wamushyira ubutumwa bukomeye,
wavuye mu rugo iwawe ntawanitegeye cyangwa se nagutega wayabuze, ibibazo by'iwawe byawe bimeze nabi, ukabona gufashe nabi, koko ntabwo bigusubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo ibyiza n'ibibi tugomba kubyakira. Iyo mushyira ubwo butumwa bukomeye nitegeye akansuzugura, ngewe ntabwo aba ari njye asuzuguye, ahubwo abasuzuguye Imana indimo. Ubwo Imana indimo re niba izabimubaza, ntawe ngiye ndigendera akamubwira ibyo Imana yavuze ngata nyebaze ni kugira ngo ndeba hasi aho ufite intege nkeya. Reka ni kugira ngo ndebe niba warigeze ugira intege nkeya bitewe n'ibibazo wagiye ucamo. Muta mbwira, ntagiye wigeze kugiramo mw'ibyo bintu byose wacemo watubwiye kumva bivovoteye Imana? Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe Imana urayanze ukavuga ati se Imana koko niwo navuganye nawe. Muri icyo gihe rero ndari ndarabona umwana nare yivovoteye cyane, bwira Imana ati wasanga wenda natsenga nabi, ariko najya gusenga ku musozi no mu nsengero Imana ikambwira ngo mwana wanjye navuganye nawe. Rero narayivovoteye cyane, ariko bigeze igihe Imana irantabara njya kuyisaba imbabazi. Ntabwo wasenze nka Yohana? Narayasenze cyane. Ubwo Yohana yasenze muvumo biranga. Banze byumve neza, sibyo? Yasenze muvumo biranga. Asenga yo mu dushyamba biranga, ayo mu mazi biranga, ayo mu kirere biranga, ayaryamye hasi biranga. Yibutse kandi sengesho tarasenga ngo yivugane mu kebawe. Aravuga ati Imana uyu mwana n'umumpa nzamuguha. Iryo sengesho warisenze? Ndago nari kumuha Imana. Reka naramubwiye ati ahubwo njye nabwiye Imana ngo Mana nuramukumbaye umwana nzagutura ituro ry'ishimwe. Naragenda ritura. Imana ikore kwa Hana. Ngende usome Bibiliya urabizi. Sibyo? Yasenze amasengesho yose abona yarayasenze, ariko mu kiba akakomeza akamwishima hejuru. Kandi ndavuga ati hari isengesho ntarasenga. Burya ntabwo ndasenga ko isengesho Imana nimpa umwana nzamumuha. Ni ukuvuga ngo rero ubundi twese turabi Imana, ubundi niyo umubyaye aba ari uw'Imana. Urumva Imana rero ntabwo yaguhereza ikindi iri bwisubize, ahubwo byose nabihariye Imana. Avuga ati Imana byose ni ibyawe. Kuko Muta ikintu ndimo ndakubwira kugira ngo abantu badukurikiye bamenye n'uburyo basenga. Sibyo? Ejo hari umuntu nasenganye nawe tunaraganira, nje hambye ati David urabizi guhiga umuhigo utazahigura. Buriya rero ikibazo gihari ni kimwe. Iyo uhigiye Imana umuhigo ukavuga ni wenda Imana izambereze umwana, wenda icyo nicyo kintu kibabaza. Nicyo kintu kibabaza ku bantu bangurikiranye bashinze ingo. Imana ikaguha umwana nduje guhigira wa muhigo, ububaye umwana w'ingayi. Ububaye umwana w'ingayi kandi urumva no gusenga kwawe bigutera isoni. Ariko iyo uhiguriye Imana n'iyindi migisha yose iraza gikisukiranye. Hanyuma abantu badukurikiye turacyari kuganira na Mutambyi, ni umuhanuzi Imana ihamagaye mu gihe nk'iki. Ni igihe cyiza aho wadukurikira ahantu hose, cyane cyane nkaho ushobora kudukurikira muri Amerika cyangwa se muri Australia bitewe naho uherereye. Urumva ni igihe cyiza wakurikira ijambo ry'Imana, cyane cyane nkuko mugenda munyandikira mumbwira ati David ni byiza tukurikira ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, ntabwo twataka kukureba. Ariko nanone ni igihe kigoranye aho abantu batakarije Imana icyizere. Urumva Mutambyi? Aho abantu batakicyumva ko abahanuzi bakihari bavugana n'Imana. Aho umuntu asigaye yumva umuhanuzi akumva ni ikizira. Wagenda mu modoka wenda uvuye Gisenyi ugiye Kigali, kuba wajya mu modoka umuntu yaguhamagara ati umuhanuzi w'Imana, nti nawe urimo hano mu modoka, abantu bakahita birinduka bakakureba. Ubone iyi minsi turimo, wowe ugiye kwishushanya nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi Imana yereka ibizaba mu minsi iri imbere, uyibona ute? Ni ukuvuga ngo rero iyo ukorera Imana ubundi hari icyo kintu wambwiyeho mbere ngo duhura n'imijugujugu. Nzi neza yuko Satani ifite abakozi, ariko n'Imana ikaba ifite abakozi. Rero bishatse kuvuga ngo haracyari ibindi bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ni ukuvuga muri ibyo bihumbi 7 rero ushishoze neza wasanga nawe urimo, nanjye ndimo, n'undi wese arimo. Kabone ko ubundi Bibiliya iravuga ngo imbuto z'umuntu nizo zimugira uwo uriwe. Ubwo ni ukuvuga ngo rero iyo uhuye n'uwo muntu umeze gutya ari uw'Imana arakomora igikomere rwose kikomoka. Urugero, hari umupapa umwe twasenganaga yafashe ibihumbi $100 aragenda ajya gushora imishinga ahantu, ageze yahura n'abantu baramuroga bagira ute bafana bagiye, ariko umuntu wamaye nimero yanjye turahura turasengana, Imana ikora ibitangaza. Imana iramuvumura, yari yarahombye ageze hasi. Aho mu $100 ubu tuvugana afite iduka rikomeye. Yahombye $100. $100 k'amafaranga menshi. Ni menshi cyane. Ariko ubu tuvugana afite iduka rikomeye. Azikare miliyoni 150. Ubundi rero turinda ubuhamya. Ubundi ubuhamya nibwo urinda ukongeraho imbuto ukayongeraho kwizera. Ni wizera ko Imana yavuganye nawe, uzarinda ikikurimo
numara kurindika kurimo wizera Imana ibindi bisobanura. akantu ko kwizera tukagezeho njya ngatindaho ngo kwizera ngareka barokore ngabye ngareka barokore ngo turabasazi uzi ngo kwizera ikintu utabona ngabarokore ngo turabasazi ngo njye nakwizera umuvandimwe wanjye ko mba mubona yizera imodoka yanjye ko ndi bujye Kigali ikanyura mu rugo ko igihe cyose ndi butare ndabagira mu rugo ariko mwe mwizera Imana mutabona ni ukuvuga ngo Imana nubwo abantu babivuga ukundi ariko Imana ibaho. Imana ibaho ngo wizera Imana utabona. Imana ibaho turayibona ahubwo umuntu utayibona n'utizeye. Imana igenda ikora ibitangaza. Urugero ngewe ku myaka yanjye 32 yarandinze ariko abandi barapfuye. Icyo ni ikimenyetso cyanyemeza yuko tukagezeho kantu tukageze tukareba abantu bapfuye atari uko twari tubarusha ubwiza rwose titwararitse cyangwa se utagiye mu mamodoka ariko no kwisi itatubabarira iyi si nta ndimwe dufitiye yego nko kwiza no kurema rwose ukarema ibitagaragara ukabigira ibigaragara cyane rwose ariko abarokore ngo babisariramo karegiye bize ibyiza iyo usariye mu by'Imana ntacyo bigutwaye ngo abarokore ngo babisariramo ngo nguhamye urimo gutanga ukuntu wabayeho yego utari umurokore ntago wabyihanganira wabashatse izindi nzira no kuvuga ngo biragoye niyo mpamvu na Bibiliya yabwiye abigiye na Yesu yabwiye abigishwa avuga ngo mugende mu mahanga yose abazizera muzaba bateze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ubwo urumva ni wa mwuka twagomeje kuzaho wa mwuka rero namara kukuzaho uzizera ariko abarokore turashimishije turashimishije abarokore ahubwo buri wese nakizwe mu izina rya Yesu kuko abatari abanyamwuka bashaka kumva akavata iyo myaka yose ufite amaboko ufite n'umugore nta n'ibiraka mwagiye gushaka ngo mugire ukuntu mwigenza mubeho neza ukumva iryo jambo naryo ukavuga ati ibyo bintu byarananiranye ni ukuvuga ngo rero nubwo ubundi ni ukuvuga ngo Imana abanyamwuka ntago bapfa kubyumva ni ukuvuga ngo n'abanyamwuka bagomba kubyumva kabone ko urabona nk'umusore nkanjye ntago najya gushaka ubuyede ngo mbubure sinajya gushaka akazi k'igifundi cyangwa nakubutandimo nakugutwara ntagakora ariko Imana indimo inyemerera yuko izampemba aka kazi k'Imana rero karakomeye kuruta uko najya gukora ubuyede Imana irangaburira murabona nsa neza nta n'ikibazo mfite oya niyo nagiye kubikora n'uwavuze ngo yiciriye inzira bose twigeze kuganira ngo yabonye umuzima ari pasiteri bamwita mushumba abandi bavuga ati tugiye gutanga hano amafaranga ku nyubako y'urusengero bakayabura ariko aravuga ati rero reka njye gushaka ahantu nkura amafaranga ncuruze ngezeyo amafaranga ngiye kuyashaka ngacuruze atanga kubura umwanya iki inzu y'Imana ngo bya bintu byose birahoma ngo yagejeje gukora ibintu byinshi ngageze noneho nta kintu asigaranye Imana yamubwiye ati ngo sinakubwiye akazi kanjye ni kariye nanjye ibyo bintu byambayeho nanjye byambayeho ibyo bintu byambayeho nakoreye Imana urumva muri icyo gihe maze kuzana umugore umva n'ubuzima nari mbayemo narasengaga pe kandi nizera n'umudamu yizera ariko bigeze igihe gacokamo ndavuga rero wasaga sinzi ndahire ndahaguruka mva hano i Rubavu njyana bita ku murindi wa Ntasho niba uhazi ubwo wanize za Kayonza wagiye izo za Rwamagana noneho ngenda ngo ngiye gushaka akazi ngo k'ubufundi ngezeyo Imana irambwira ngo akazi naguhaye ugasigiye ndi ubwo twavuye ku murindi wa Ntasho n'amaguru tugera i Kigali n'amaguru ukaba nkanuza hajya nane niyona ubwo nari mbaye gayona Imana atumyine neza umuntu uzubwenge atubwira ahantu yo n'ibyayo nabyaragiye uziko Imana yatubwiye uyo na yajya mu ifi sibyo mu ifi atorotse ifi ikamujyana ahantu yaragiye kubwiza ubutumwa ikatubwira inzara n'amapfa yarateye Imana ikamumereza uruyuzi karakara cyane uruyuzi ariko umuntu yo yapfuye ntabyo tuzi urabizi iyo nkuru ni ukuvuga ngo nakubwiye ngo uw'Imana ishaka iramwitumira oya nyine kukubaza uburyo irangira ryayo nurarizi ni ukuvuga ngo uyu Yona yarari umukozi w'Imana ariko kubera ibintu byabaga muri uriya murwa w'Nineve byari bikomeye cyane rero hari abandi bakozi b'Imana muri ino minsi bagira ubwoba bwo kujya guhamya iby'Imana ariko umuntu uri mu mwuka w'Imana nta kintu na kimwe ajya agira ute ajya disikitaho aragenda Imana imutumye aragenda akavuga apfa kutongera iyi mbogamizi dufite rero David imbogamizi dufite nk'abakozi b'Imana hari abantu Imana ibwira rimwe bakongeraho kabiri none ikakubwira ngo wenda Imana iragutabaye akumva yuko yakubwira n'ibindi bintu bihwanye n'amarariye ariko twe ntago turi muri abo ni ukubwira ibintu by'Imana yavuze twamara kubikubwira hamwe n'umwuka w'Imana turimo tukabisenga tukabiremesha kandi bikaba ni ukuri biraba David naragenze ariko uyu munsi nahuye n'abakozi b'Imana ariko buri wese yaje afite umwihariko we
n'uyu nguyu afite umwihariko we. Biba byiza kubwirwa n'umuntu akakomora igikomere, ibyo bintu yarabiciyemo. Biba byiza ko umuntu yaguhanura ariko nawe afite ahageze cyangwa se afite n'amasezerano yabitse igihe kirekire. Hari abantu bibaza ati ese Imana ni wowe wavuganye nanjye kuzantabara? Nk'ubu nkanjye reka nkubwire, Imana yambwiye ko nzatunga amamiliyari, na n'ubu nagerageje gukora sindabika. Uzayageraho n'uwizera, uzayageraho. Yambwiye ngo nzatunga amamiliyari, ndizeye ariko sindagera, ko ngomba kugira ute? Kwizera. Kandi amamiliyari ahantu azava nzakora cyane ariko azaza. Ni ukuvuga ngo David, ni ukuvuga ngo Imana yikubye isezerano, Imana irarikora. Ejo bundi nagiye gusenga mfite kwizera, Imana irambwira ngo mwana wanjye nguhaye imodoka. Ugiye kujya urajya kumvugira uri mu modoka. Kugira wowe wa muntu utaragiraga amatera. Ubwo na n'iyi saa tuvugana ndashima. Ariko David, buriya hari igihe tuzogera guhura, ndashima Imana. Imana yangoreye igitangaza gikomeye. Wa muntu wari insuzugurwa, wa muntu wari warakubiswe, ubu mba mu nzu ndishyura, nyimazemo imyaka 4. Abandi byarabacanze, urumva ni imbaraga z'Imana. Ndashimira n'umuntu uzumva kino kiganiro. Uyu muntu wambaye iyi nzu byarangiye yitabye Imana, ariko Imana izigira abandi babyeyi ku ruhande bashinzwe gukontorora iyo nzu. Ubwo ni ukuvuga ngo bambereye ababyeyi beza, barabwira umukozi w'Imana ndugomba kwishyura. Ndabashimiye nabo. Icyo cya kintu twavuze, yego, Imana ikuraho ikikwica rwose, igasiga igituma usenga. Kandi muri Imana ni kubita yegetseho, ntabwo yaguha abantu. Reka nose ngo wari kwikorera, urumva ni ikibazo gikomeye. Iyo foto wari kwikorera ibikarito ngo urimutse. Ariko none ndashima Imana, abantu babyumve neza, wari kwikorera ikarito ngo urimutse. Ni ikibazo naho nimukaga, naho nari n'uyu bwa mbere nagiye kwimuka nze muri iyi nzu y'Imana yampaye kugira ngo mbe gicumbitsemo. Bategereza ko ndi busore matora birababura. Noneho ngenzora utwenda, urumva nagiye gutwenda dutoya, urumva no kwideparasa n'udusafatarega 3. Ndangije ndagenda, bategeza ko ndagaruka gushyikira matora birabura. Ariko nonaha Humba rwose wageze ku muryango. Oya, meze neza rwose. Abantu bazasengana n'uyu mukozi w'Imana, tumushyigikira Imana ikomeze isohoza amasezerano ye. Rwose. Tumushyigikire Imana ikomeze amasezerano ye, yasohoze, ikore byinshi atatekerezaga. Tumushyigikire ku bantu bazasengana nawe rwose. Uyu muntu namo wakundishije n'umuntu urimo Imana. Njye numvise ubuhamya bwe, ubwa mbere namwumvise Satani atuma tudakora neza, ubwa kabiri njye natize ndavuga ati reka nze kumureba aho atuye ku Gisenyi. Yego, turagenda twicara ahantu, ahangaha twicaye muri kutubona. Ku bantu bazashyigikira amavuta ye, muzasengana nawe, tuzamushyigikira Imana ikomeze ikirute isoza amasezerano. Baraka nkubwire. Yego, kagubwiye kino kintu, wari uzi ko Satani akorera mu bantu cyane, ariko n'Imana ikakorera mu bantu. Amasezerano yacu ayishehe ayishe mu bantu ayishe mu bantu cyane rwose. Ikintu tumaze kugisobanukirwa, niyo mpamvu tuvuga ati none ahangaha twageze, nicyo gihe cy'Imana kugira ute gukora. Yego, numva navunika cyane bose Imana irakora. Umuntu wese wizeye, umuntu wese ikibazo cyose waba ufite, nugira kwizera Imana iragikora. Abantu bakomeje kumva ni kuvuga gucya, mwibuke neza ko ndwaye, ko nabibabwiye, kandi mukomeze kwihangana, ntagaruka nk'uko usanzwe mvuga nuko narwaye. Hanyuma ikindi kintu abantu batari bazi, yego, umugisha. Yego, umugisha ntago Imana, umugisha ntago tuwusengera. Oya, umugisha ntago tuwusengera. Oya, uragushaka. Umugisha urakwishakira. Umugisha ntago uvuga ngo n'umugisha wagushaka, umugisha urawukorera. Yego, bura nta mugisha w'ubuntu ubaho cyane rwose. Kubeshya ngo kwako ni Imana iguha umugisha, nta mugisha w'ubuntu, umuntu agusabiye umugisha. Oya, ugomba gukora umugisha kwa kari cyo wagize ute wakoze. Yes, icyo cyo rwose ndacyemera ijana ku ijana. Umugisha basengera mwabantu mwe mureke bamwe, niba ushaka umugisha ngo Imana ikugire neza ko yezu umugisha, nta mugisha basengera. Uzajya gusenga imisozi yose, usenge y'amanywa, usenga y'ijoro, ariko ntago uzigira ubona iki umugisha. Oya, niko bimeze rwose. Baragira ute? Barawukorera. Umugisha barawukorera cyane. Ushaka kuvunika cyane, reka twigiye mu ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana dusiganye iminota nk'itanu, uzitwaramo neza, kuko tugiye gufata akanya, nyuma taza gufata akanya ko kumva nimero yawe ku bantu bifuza gusengana n'umuntu Imana yahagurukije mu gihe nk'iki, mu muntu Imana yo gukoresha imirimo n'ibitangaza. Ni mu kanya tuza gufata nimero yiwe, ariko nanone reka tubanza twumva ijambo ry'Imana. Muzi neza ko nkunda ijambo ry'Imana, njye ntakora ikiganiro nganire nawe ngo nibagire ijambo ry'Imana. Ku bantu bankurikirana, nta ikiganiro na kimwe ndakora numvishe ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana mujya nibwo buhanuzi butavangiye. Ibintu 2 cyangwa 3 tugomba gukurikiza, nuko tugomba kwizera, tukihana, ubundi tukizera mu jambo ry'Imana. Umukozi w'Imana agiye kugira ute kutubwira. Nizeye ko niwizera uri buze kubonamo imirimo n'ibitangaza. Ngo kwizera ni ukurema rwose, ibitagaragara ukabigira ibigaragara. Sibyo ko twatangiye? Yego, murakoze abantu badukurikiranye uyu mwanya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye gusoma
igitabo cya Yeremiya ibice 15 umurongo wa 21. Yeremiya 15 umurongo wa 21 ni iminota 5 kandi turayikoresha neza twaratojwe. Haravuze ngo nzakurokora nguvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Amina. Haravuze ngo nzakurokora nguvane mu maboko y'abanyabyaha kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Imana ivuganye nawe ko igiye kuzagukiza amaboko y'abanyabyaha, izakurokora amaboko y'abateye ubwoba. Wowe uhangayitse, wowe uhuye n'ibibazo, wowe ufite intimba, Imana ivuganye nawe yuko izakurokora mu maboko y'abanyabyaha. Aya maboko ateye ubwoba ntabwo azongera kukugeraho, nubwo umaze igihe kirekire cyane uri kwiriba, warabuze uwakujugunya mu kidendezi, ariko Imana ivuganye nawe ngo uyu mwanya Imana igukuyeho abarozi bakugenzaga, Imana igukuye mu maboko y'abanyabyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo bwa bwoba nibushire. Imana yavuyemo, Yesu yavuye mu gituro, ivuganye nawe rero kigukurije aya maboko y'abanyabyaha. Bya bindi byaguhigaga, babandi bakuvuze, babandi baguporotikiye, Imana bagukuye imbere mu izina rya Yesu. Mu bubabare bwose waba uri nabwo, mu burwayi bwose waba ufite, Imana ivuganye nawe. Gira kwizera, Imana izagukiza amaboko y'abanyabyaha kandi aya maboko y'abateye ubwoba Imana izayagira ute? Izayagukiza. Aya maboko Imana yakije Dawidi ari mu ishyamba, ubwo Goliyati ngo yashaka kugira ngo amwice, ariko Imana yavuganye nawe, irangije mukiza amaboko ye. Imaze kumukiza amaboko ye, arangije ngo nuko aragenda yica Goliyati. Ku kibazo cyose waba ufite rero, Imana Data wa twese ndayiraritse kugira ngo ize ikemure ikibazo cyawe, igukurire hizo ndambara zose. Nubwo ugeze mu kibazo gikomeye, nzira nimwe Imana itafungura. Humura nubwo zafunze, ariko haracyari ibyiringiro yuko Imana igukuye muri aya maboko y'abanyabyaha. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Usoje ijambo ntabishakaga. Niko bimeze. Kuri ntangiye kuryoherwa. Niko bimeze rwose. Kuri ntangiye kuryoherwa ariko nta kundi. Ariko iyo umuntu yizeye ubundi ijambo rimwe byatuma wizera ukagera kuri. Yakwizera ukagera kuri. Nibivuganye natwe ngizadukiza amaboko y'abanyabyaha. Reka mikrofone neza. Kwizera yuko Imana ikoze igitangaza. Imana irabikoze rwose. Buri wese ahari wese, waba usenga waba udasenga, Imana irabikoze. Bya bindi wabonye ko byananiranye, Imana irabikoze. Ariko ubwo nta kundi tu. Nzashaka kajya tuganira ijambo ry'Imana igihe kirekire. Nta kibazo rwose nabe turabikora. Nagiye kujya muri mudi ijambo ry'Imana. Ukuntu wumva amagambo kumva Imana ikuntu igenda imanuka, igenda uryoherwa pe. Oya nibyo. Kagenda uryoherwa ku rwego rwo hejuru. Hanyuma ndagushimiye cyane. Nshimiye n'abantu badukurikiye hano muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera gisoje. Twaganiriye n'umukozi w'Imana, arimo imbaraga y'Imana, arimo umwuka w'Imana. Mu magambo make niwe muntu dukeneye mu gihe nk'iki. Hanyuma tugeze muri kakanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana. Hari igihe rimwe na rimwe njya mvuga ati ntinya ko kano kanya abantu bazagakunda kuruta ijambo ry'Imana, ariko nyamuneka kakanya ntimuzagakunde kuruta ijambo ry'Imana, kuko niza ko ijambo ry'Imana arimo biba bikubiye. Ariko nuko nabasezeranyije nabwiye ko ndibuze ko musaba nimero ye ku muntu wifuza gusengana nawe. Uyu niwe muntu dukeneye mu gihe nk'iki, niwe muhanuzi dukeneye mu gihe nk'iki. Ngiye shingiye ku buhamya, shingiye ko yavuze Imana, niza ko ari umuntu mwiza, kuko ibyo yanyuzemo byakagombye kuba byamukoresheje ibyaha, cyangwa se akarya ibiryo by'ibwami bikamwanduza, cyangwa akanduzwa n'ibiryo by'ibwami bigatuma yangiriza ubuhamya bwe. Ariko uyu munsi arenze ubuhamya bwe kandi Imana yamugiriye neza. Bishoboka ko impamvu twamwakiye hano ari wowe muntu Imana yohereje ngo aze gusengera ibyawe bisubizwe. Niyo mpamvu tugiye gufata nimero yiwe. Nimero yanjye ni 078 04 26 98 7. Ndayisubiramo 078 04 26 98 7. Murakoze, iba kuri WhatsApp. Amen. Hanyuma ku bantu badukurikiye nkuko nabibabwiye kugira ngo tukomeze tube umuryango mugari, mukomeze mukore subscribe, ariko nanone musharinge inshuti zanyu, abantu mwifuriza ibyiza ko byabageraho. Ikindi gisigaye mugende mutwandikire mu ahandikirwa ubutumwa, mutubwire ati mukosore iki ngiki, mudukoreye iki ngiki, ariko nanone kutubwira ko mudukunda ni byiza kandi iby'agaciro. Ndagushimiye wemeye gukurikira ikiganiro iminota yose twagikoze. Tugeze mu mwanya mwiza wo gusengera ibyifuzo ku bantu bafite ibyifuzo, ku bantu bafite uburwayi, ku bantu bari mu buzima butaboroheye, ku bantu bafite ibigeragezo bitaboroheye, kugira ngo Imana ize ishyiremo imiyaga cyangwa se ibiborohereze, kugira ngo nabo bakomeze babone ineza y'Imana, cyane cyane ko muri iyi si mu isi itagifite iki impuhwe. Sibyo mukozi w'Imana? Yego cyane. Mu isi dukubita itatubabarira cyane rwose. Mu isi tubabaza. Ariko nanone nakumva ijambo rivuga ngo hano si iwacu, hari ahandi iwacu dusiganirwa. Agira icyizere cyo kuvuga ati nubwo ndi kubabara uyu munsi ari cyejo.
yego ejo Yego. ejo rwose uzatabarwa. nubwo uyu munsi umeze nabi nubwo uyu munsi umeze nabi nubwo uyu munsi ubona ibintu byawe byose byarangiye ariko zirikana ko haracyari ibyiringiro. ikintu cyose kitugeraho Imana iba yabyemeye itabyemeye Amen. cyajya n'ahandi Amen. uriya mukozi w'Imana bya bintu byose Imana yabikunyujijeho iyi saha nzaze nganire nawe abadukurikiye bafashwe Yego. bumve ubuhamya bwawe nabo basubizwemo ibyiringiro Amen. bavuge ko yatabaye uriya nanjye izagira ute Izantabara. izantabara. Kandi harimo n'isomo rikomeye Yego. kuba Imana ikugucisha mu bigeragezo wowe ukirinda kwicira inzira cyane buriya iyo wicinze wari kubona byinshi ariko birimo iki birimo umuvumo. Yego. hanyuma rero dufashe usengere abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye hano. Buri mwe wese nk'uko nabivuze arasabwa kugira ngo azane kwizera kwe nanjye kwanjye tuguhuze duhamagara Imana ishoboye byose. Mana turagushimye habwa icyubahiro, tugushimye kuri Imana igira neza, uri Imana itabara, uri Imana irengere. Mana turagushimye uyu munsi wa none buri mwe wese urubwumva ikiganiro ahindukizwe n'amaraso yawe. Amaraso ya Yesu yongera mugereho, neza y'Imana yongera iganze, dukubisa imbaraga z'abadayimoni, duhamagaye imbaraga zo kwizera. Buri mwe wese ku cye kibazo kigende gikemuke, mbabazi zawe zibane natwe. Mana ukora ikidasanzwe mu izina rya Yesu. Urembejwe n'amadeni ugenda umwishurire, ubuza akazi ugenda ukamuhereze, urwaye uri ku bitaro ugenda umukize mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ufite indimba ugenda Mana umuvure ibikomere byose, nk'uko ijambo ryo mu Migani 19 murongo wa 11 havuga ngo amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, bikamuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Ndasenze cyane buri wese agenda umwibagiza inabi, buri wese ugenda umwibagiza imibabaro, umwibagiza agahinda, umwibagiza ibikomere byose yabaratewe n'isi, mu izina rifite imbaraga. Urakoze tubyambarire dufite kwizera, buri mwe wese twizeye yuko Imana ikoze. Umwishyurire umuntu wese ubabaye, umuntu wese ushavuye ugenda umukize, umuntu wese ubuze aho kuba ugenda umwubakire, umuntu wese ubuze ijambo ugenda urimuhe, uwabuze agaciro mu muryango akabone, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Duhamagaye Imana dufite kwizera mu izina rya Yesu, amen.